Kera cyane In 1995, muri 1995 according to the history of Congo, tugende ku mateka muri there Kongo was a forest habaga ishyamba called Jigijaga Aloto. bitaga Jigijaga Aloto. Hey! People they used to call many names. iryo shyamba abantu baryitaga amazina menshi: Tolo, Osontolo, Tolana Yetelo, Tunana Entero, Joniringa. Azoto. Others they think many things. Abandi bagatekereza byinshi kuri iryo shyamba. Whereby the grand and grandfather Ariko abakurambere b'Abanyarwanda call it Walumbe na Lingoto. bakundaga kuryita Walombe na Lingoto. Hey! Shyamba. Very many people they used to think that as long as you go to that forest, you come out with the richest. Hari abantu bajyaga batekereza kuko ugiye muri iryo shyamba usohokanamo ubutunzi. By the soonest, they come out without heads. Ariko abajyaga muri iryo shyamba kenshi bavagamo nta mitwe bafite, They come out without legs. bakagaruka nta maguru, They come out without the private parts.